nuko aba ari nk'ibyo bishoro biba bibura, naho ubundi ibitekerezo by'icyo umuntu yakora aba abifite. Kuko ntabwo ngiye none se ko nta ngwate mfite ngo nategura umushinga cyangwa se icyo gukora, mbe nagenda ngo basi bananyizere n'ako gakeredi bakankubite ka makeya nanjye mbona uko nahiga, naho ubundi ibiceri byabonetse nanjye kubibyaza ibindi mu biciye mu mucyo nanjye ndabizi. Ubundi iyo ugira ngo umenye ingagari ubundi ubanza kureba aho ibiteshwa agaciro kuri yo aho bijugunywa. Puberi y'ingagari niyo ikumenyesha ko uwo muntu yifite. Uvuga uti koko ni ingagari. Uzanacunge neza urugo rurimo amapfa, ntabwo wabona imbeba yagiye kuhahigira. N'ibibaba ari kirazira umuntu ese ubazi se bariya barya babaze n'ibiyiko bari burya. Ubwo uri kumva se basagurira imbeba gute? Urwo rugo ruba rurangwamo amapfa. Umuntu wari uri mu mwijima burya iyo umukuruye ukamwereka ku mucyo basi kuntu burya ukamushyira ku itara biramunezeza cyane kuko kwiyakira kuba mu mwijima we aba yarabyakiriye, ariko nawe anyotewe kubona urumuri, ariko rwa rumuri yabonaga rurenga rumusiga ariko ukarumusatiriza, aribyo nyine neretswe. Kuko iyo uhindukiye burya, iyo utereye umusozi ugahindukira ukahita ufata uri inyuma ukavuga umuha motivation, umufashe akaboko umukurura nawe yongeramo akabaraga kugira agumye kuvuna, umukurura nawe ahita yiha motivation, mukahita babiri bishe umwe, urabizi. Niyo mpamvu na leta ikangurira abantu kwibumbira mu makoperative kuko abafatanyije bagira icyo bageraho. Ubundi urubyiruko ni urw'igihugu. Urubyiruko rero iki gihugu cy'u Rwanda gikunda urubyiruko cyane cyane, ariko wumve ngo cyane nk'uko bavuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Shabana akunda urubyiruko, ahubwo urubyiruko rurananirana. Urakumva ntago rujya rutekereza ku rukundo igihugu rukunda urubyiruko. Ngiye naje kureba ijambo banyibwiye ati se mujye mwireba mwese mwarabaye abanywatabi, mukaba abajanki, mukaba abanyabiyobyabwenge. Icyo gihugu urareba kitasubira mu bukoroni, kuko baza bakabaha bimwe mukunda bakabanyaga iby'ubukungu bwanyu. Icyizere mukigumye mu bantu kuko n'ubundi Imana niyo yakibahaye, namwe mujye mugisubiza abantu. Hari icyo bitwaye niberaho nk'umusuguti isi tuzayisige ari nziza kurusha uko twayisanze. Sizo mu mbero nziza nizo mbatuye ibibazo byo ntibizigera byigera ibisubizo, tuzagumya duhangane nabyo, ntabwo tuzamanika amaboko. Imana niyo nkuru.